sha ese mwana wa ihangane n'ukuri ibyakubayeho narabimenye urumva ntabwo nari mpari ariko rwose iyo mpaba ntabwo ari kugira ikibazo nk'iki ngiki yanti ntukishinje amakosa pe ko nta na hamwe wigeze ubijyamo uruhare ndabibona ukuntu naniwe yesu we gutwita nicyo kintu cya mbere kivamo mba numva sinzi uzarota mbyaye ariko komera ndahari wagarutse nanjye ndaha nese se mwana wa umbwije ukuri ninde waguteye inda anti urabizi ko ntajya nkubeshya pe niwe nshuti yanjye muri uyu muryango ariko ndumva atari ngombwa kukubwira uwaneye inda pe ese urabizi ndagukunda ntacyo ntakora ku bwawe ndagukunda cyane kandi nawe urabizi mbabarira umbwire umuntu waguteye inda anti ni cyusa ese uvuze ngo iki ni cyusa wayineye cyusa wiribagize se ntabwo bishoboka niwe nyine nuko yihakanye gusa mu minsi ishize twaraganiriye ambwira ko ngo nta kibazo yemera n'umwana ngo azamfasha gusa ngo icyo ansaba nyine ni ukuba nyamubikira ibanga oya ese niba ari cyusa waguteye inda niwe ugomba kuba umugore wa cyusa ni gute se agutera inda oya niba ari cyusa waguteye inda ugomba kuba umugore wa cyusa oya anti ibi bintu nabivuyemo pe nakubeshye nanjye nari ngiye kuzasara ndi kwibuza amahoro kubera urukundo ariko bitewe n'ibintu naciyemo no kuba umwana wanjye nyine numva mukunze nafashe igihe gihagije nikuramo igitsina gabo cyose sinshobora no kuzongera gukunda ukundi noneho nkanganswa cyose wapi ntabwo ibyo bintu byo gukundana mbirimo ntabwo mbirimo rwose noneho oya nzamureka pe agenda banayiribagiza rwose kandi nawe ntibiguhangayikishe kuba ndi umukobwa wenda wangiye kubyarira ahantu mu rugo ntabwo bikwiye ariko nanone nyine tugomba kubyakira ese wivuga gutyo kubera ko ese urabizi neza ko umukobwa wabyariye iwawe nta gaciro uba ufite usibye agaciro wowe utakaje wenyine no mu muryango ntabwo uba uduhesheje ishema ntabwo ibyo bintu byakunda ugomba kuba umugore wa cyusa anti cyusa nta gahunda kandi nanjye namaze kumwikuramo ntabwo umugore we gute ko numva ibyo bintu biri ubwoba isi ntabwo wabyarira mu rugo udafite umugabo agaciro k'umugore ni ukuba ufite umugabo uri mu rugo rwawe ufite umugabo ufite umuntu ugushyigikiye ukabyara umwana ufite papa ufite mama mwese muri kumwe ntabwo byakunze rero ese si cyusa uramukundaga koko bakunze ba filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaba ibindi kuri iyi episode tugezeho ibintu bigiye kuba byaryoha kurushaho rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe jyaho muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe by'uburyo ubonamo iyi filimi nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima nurangiza ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho ubundi ngusobanurire ibi bigiye kuba byakurikira kuri iyi episode muri filimi Inzira y'Umusaraba ese bigiye kuba byagenda gute se ese Sylvie dusize arimo aganira n'umukunzi we Rurangirwa Kanyana ariko ntago yabashe kuba yabyishimira ese ibintu bigeze hehe ese Kanyana barimo barapfiki byose tugiye kuba twabirebera hamwe icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikwa na filimi Inzira y'Umusaraba ariko tumaze kuba twabonamo ibintu byinshi hano muri ino filimi bibashe kuba byashimisha abantu muri episode irangiye tugiye kuba twaganira kuri episode igiye kuba yakurikira ese ibintu biraza kuba byifashe gute ese ko twabonye ko Rugema arimo akusanya umuryango we awangisha Iribagiza ati Iribagiza yabashe kuba yaba umuntu mubi koko nibyo byose tugiye kuba twabireba ariko se ko Rugema twasize acitse ba kamarade we uriya n'umuti yabashe kuba yasiga ba kamarade se baraza kuba bamenya ko ari umuti wa kabiri wo kuha Iribagiza
kugira ngo abashe gukira. Byose nabyo turaza kuba twabireba n'ibindi bintu byinshi byabashe kuba byaranga iyi filimi. Nimba nawe wabonye iyi episode yarangiye, jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, ubundi nze nkubwira filimi uburyo yabashe kuba yagenda, episode iraza kuba yakurikira kugira ngo tuze kuyireba hari ibintu twabashe kuba twamenyamo. Kandi nkwibutsa ko iyi ariyo channel y'ukuri itanga amakuru kuri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kuba twabibona ko ibintu bivugirwa hano muhita mubibona no mwiri ya filimi Inzira y'Umusaraba. Rero hariho abantu babashije kuba batwiyitirira bakabasha kuba bababeshya, mwagera muri filimi mugasanga ibyo twababwiye, ibyo bagiye bababeshya ntago ari ibyo, ariko hano mwamaze kumenya ko ariho mugera, mwamara kuba mwareba ibi twababwiye mukaza kuba mwabisanga muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ni ibintu byiza wowe wamaze kuba wasobanukirwa ugakanda subscribe hano kuri iyi channel, kubera ko wamaze kuba wamenya channel y'ukuri. Nawe nimba ugeze hano bwa mbere, tangira usobanukirwe, ukore kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana muri video zacu ibintu bimeze neza. Kandi ntiwibagirwe gutanga ibitekerezo byawe aho hasi muri comment yuko mutangiye kubona ko filimi yacu itangiye kuba yazamo ibindi bintu byiza cyane. Ese Rugema koko uriya ni umuti yabashe kuba yasigira ba kamarade igihe bamufataga agiye kuba yakiba umuti wa kabiri, aho muzehe papa kamarade yari yamurangiye? Rero nibyo ngiye kuba nagusobanurira yuko byabashe kuba byacanga abantu benshi, kubera ko uriya musaza papa kamarade yagiye kwa Rugema, asigaye aba kwa Rugema. Rero yabashe kuba yarangira Rugema umuti wa kabiri, aho yari yarawusize bazaha iribagiza kugira ngo babashe kuba bawangiza. Uri kumva ko uyu musaza ndetse na Rugema ibintu bari batangiye kuba bakora muri no filimi yacu atari ibintu byiza, kubera ko dogiteri yabashe kuba yagambanira iribagiza akaba agiye kuba yafatanya na Rugema. Ariko yari yatanze itegeko bwa mbere yuko yohereza Rugema ngo amuhe urufunguzo, nuko yabanje kuba yamubwira ati uriya muti ugomba kuba wawunzanira ukawuzana utagize ikintu na kimwe wicaho, kubera ko ari njyewe ukeneye kuba wangiza. Ese uriya musaza yari kuwangiza? Ariko mwibuke ko yabanje kuba yamubwira ko uriya muti atagomba kuba yawukoraho akantu na gato, agomba kuba yawuzana akawukoresha icyo wagenewe kuba wakora. Ahita amubwira ati ashaka kuba yawangiza. Uri kumva ko uyu musaza ashaka kuba yagarukira iribagiza, ashaka kuba yavura iribagiza, ahubwo Rugema ntago azi agakino barimo baramukina, kubera ko tumaze kuba twabona ko noneho umuti iyo ubasha kuba wagera kwa Rugema, Rugema akabasha kuba yawuha uyu musaza yari guhita avura iribagiza. Uri kumva ko byari ibintu byiza cyane, ariko Rugema ntago yabashe kuba yawuhageza, kubera ko twabonye ko ba kamarade na Emile babashe kuba bamufata bakamwaka agacupa kari karimo umuti bari yamaze kubona. Tumaze kubona ko ari byo bimenyetso muzehe yari yamubwiye papa kamarade ko byari biri kuri ako gacupa. Bari bamubwiye ko agacupa karimo umuti kari mu ishashi, none yari amaze kuba yakabona Rugema yaragiye kuba yagatwara. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yaryoha cyane. Nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, umaze kuba wasobanukirwa bimwe mu byaranze iyi filimi Inzira y'Umusaraba, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo tuzajye tubasha kuba twabana muri video zacu zigiye zitandukanye, kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe. Ariko hano hari ibindi bintu bitangaje, kubera ko twabonye muri episode yarangiye. Ngiye kuba nakubwira kuri episode yarangiye no kuraza kuba yakurikira mutari mwabona. Noneho hano twabonye ko uriya mukobwa Kanyana yararimo aganira n'uyu mukobwa mushiki wa Nuza wa Cyusa Sylvie, arimo baganira bishimye, ndetse n'umuryango wo kwa Sylvie ndetse na coach na mama Sylvie. Nuko bategereje umukunzi wa Sylvie ko aza, nuko tubona araje. Rero umukunzi wa Sylvie twasanze ari wa musore Rurangirwa, musaza wa Iribagiza. Kandi twabonye ko n'uyu mukobwa Kanyana nawe ari we muntu yari ategereje ko azamubwira ko amukunda, kubera ko Kanyana yari yarabashe kuba yatuma nyina. Mwabonye ko Kanyana asohokana umujinya ngo agiye kuba yakitaba telefone, ahubwo ni umujinya mwinshi cyane yari afite, kubera ko Sylvie abashe kuba yakegukana musaza wa Iribagiza. Uri kumva ko rero Sylvie atari ibintu byiza cyane agiye kuba yakishimira, kubera ko Kanyana yabashe kuba yamutumira, ariko ntibibashe kuba byamushimisha,
kubona umukunzi wa Sylvie. Ese Kanyana ashaka iki kuri uyu musore cyangwa ashaka iki kuri Sylvie? Kandi ko tubonye ko Sylvie uyu musore yabashije kuba yaporopoza Sylvie akamubwira ko amukunda, Kanyana we yari yaraheze mu mayira. Rero uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaba ibindi bindi kubera ko igiye kuba yaryoha cyane nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota. Ukibona iryo jambo ryanditseho subscribe rikandeho, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe kubera ko filimi yacu igiye kuba yaryoha kurushaho. Ese Kanyana ibi bintu yagiye kuba yakitaba kuri telefone byari bikwiye? Kubera ko twari tumaze kubona ko ababaye cyane kuba Sylvie afite umukunzi, kandi si Kanyana twabonye ko yiratiraga Sylvie ategereje igisubizo cy'umukunzi we. Ese Kanyana araza kuba yabigenza ute? Ese Sylvie we araza kuba yabikemura gute? Rero tugiye kuba twareba iyi episode igiye kuba yakurikira kubera ko ibintu bitagiye kuba ari byiza kuri Kanyana ndetse n'uyu mukobwa Sylvie, kubera ko bagiye kuba batangira kuba barwanira umugabo, kubera ko Kanyana agiye kuba yarakara cyane kubera ko nawe yari yarakunze uyu musore ariko ntabashe kuba yabimubwira. Sylvie akaba yaramutanze kuba yamubwira ko amukunda. Uri kumva ko rero filimi yacu igiye kuba yagana aharyoshye. Ese nta gitekerezo waba ufite ngo utange kuri Kanyana uburyo ino episode ya kabiri igiye kuba yakurikira ya kabiri igiye kuba byagenda? Rero jyaho muri comment ubashe kuba wagitanga kubera ko tumaze kubona ko Kanyana atari umuntu mwiza wo kuba wakizera kubera ko nawe ashaka kuba yatwara uyu mukunzi wa Sylvie. Ese ibintu biraza kuba byifashe gute? Rero ntago ari ibyo gusa bibashe kuba byaza hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba kubera ko yabashe kuba yarangwa n'ibintu byinshi ngiye kuba nakubwira bigiye kuba byakurikira. Ese Rugema kubera iki ashaka kuba yakangisha Iribagiza abangaba bagize umuryango we ndetse na Fabiola barimo barabwira Isimbi ndetse n'uyu mukozi wabo uburyo bagomba kuba bakirinda Iribagiza? Rugema agambiriye iki? Rugema ni ubwa mbere tubonye afite ubwoba bwinshi cyane kubera ko tumaze kuba twabona ko ashaka kuba yakirinda Iribagiza, ashaka kuba yashyiramo Isimbi imico mibi, kandi twamaze kuba twabona ko Isimbi yahindutse undi muntu, atari wa wundi wa kera, atari wa wundi kigendera mu nzira mbi cyangwa mu nzira z'ababyeyi be babi bamushyiramo. Isimbi yamaze kuba yahinduka, yamaze kuba yamenya isi yaramwigishije, ashaka kuba yaba umuntu mwiza. Ariko Rugema na Fabiola ntago bamworoheye, barashaka kuba bamubwira ati irinde uriya mukobwa Iribagiza. Ese uyu Simbi arabasha kuba yabikora? Banza ujyaho muri comment ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe, nurangiza nimba ukibona iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, ubundi musobanurire buri kimwe kigiye kuba cyakurikira hano muri no filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ibintu bikomeje kuba byaryoha. Kandi nimba nawe uri kubona ko ibintu bikomeje kuba byaryoha, jyaho hasi muri comment ubyandikemo ko ibintu bikomeje kuba byaba ibintu bikomeje kuba byaryoha kurushaho. Ese koko Rugema ibi bintu arimo abwira uyu mukobwa Isimbi ngo yirinde Iribagiza mubona byari bikwiye? Byose tugiye kuba twabireba. Ariko Rugema ibintu arimo arakora ashaka kuba yakangisha Isimbi Iribagiza. Isimbi tumaze kuba twabona ko yabashe kuba yahinduka undi muntu mushya ufite umutima mwiza, udashaka kuba yagendera mu nzira mbi, ahubwo we ashaka kuba yakibyarira umwana we akabasha kuba yamwitaho. Nicyo kintu cyonyine kimushishikaje kuba yakirerera umwana neza, nta kindi kintu abashije kuba yakorera Iribagiza, ahubwo bashaka ko baba inshuti kubera ko twabonye ko cyose yabashe kuba yamukatira, adashaka kuba yabana nawe, adashaka no kumenyesha ko adashaka nuko yamenyekana ko iriya nda Isimbi atwite ari ye, ahubwo azashaka uburyo amufasha Iribagiza atabimenye. Se Iribagiza azabimenya? Byose tuzabireba muri episode igiye kuba yakurikira. Ese ibintu bikomeje kuba bimeze bite hano kuri ino episode Inzira ya filime Inzira y'Umusaraba? Rero ibintu bikomeje kuba byaryoha kurushaho. Nimba nawe ubona ko birimo biraryoha kurushaho, jyaho hasi muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo byawe. Ariko Sylvie ibintu abashe kuba yadukorera ntabwo ari ibintu byiza cyane, kubera ko abashe kuba yafuha akabasha kuba yabyereka n'abandi ko uriya musore Rurangirwa nawe amushaka. Ese ibintu bizarangira gute? Ese Iribagiza araza kuba yabona umuti wa kabiri? Ese bakamarade bo baraza kuba bamenya ko uriya ari umuti wa
wa kabiri Rugema yabashe kuba yabasigira, byose turaza tubireba muri ino episode, ariko dusize mu irangiye tutigeze tubona ko bakamarade babashe kuba basobanukirwa ko uriya ari umuti wa kabiri barimo barahiga, barimo barashakisha kugira ngo iribagiza azabashe kuba yawunywa yibuke. Rero ntago bari babimenya. Nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi, yuko ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane hano kuri ino filimi Inzira y'Umusaraba.